My brother Emmanuel, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Nathan, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iyaremye Yohana kurukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen. Yesu yambatuye mu byaha atura mu mutima wanjye niwuzuzana mihumure Yesu arimbazwe. Sabato nziza, umunsi umunezero. Sabato nziza niyo kamere. Yes, Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza byose. Ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruka tutakibabara ntukarire tuzabana. One arm like that. I will stay Manuel. My brother, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Tishimie, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nyandikire noneho uzahita uyibona iyo umuntu wazamusobanurira noneho ngo sibyo nta kibazo. Please mbona utanje imbere ariko uje inyuma yanjye cyane imbere. And the Holy Spirit.
My brother Emmanuel, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. nta kibazo. My brother Didi, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit. So jaruguru wamba bafashije ukasubira ruguru agarara ngaho kuko My brother Gideon, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. What is the name? My brother Dempsey, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Pascal, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Distin, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
the Son, and the Holy Spirit. Because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Nathan, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Jean-Pierre, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brother Kenny, because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. abakobwa se abakobwa nabo nkina ahangaha kanjye sinjyamo ntabwo ndi gufata video y'umuzungu ariko niyandikiye kuri WhatsApp ndabiguha agatambaro ufata WhatsApp nyandikire ufata nimero yanjye Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Awe niringira amaraso yawe Yesu, ni wowe umamahoro amaraso yawe Yesu. Mwene Data dusingiza Imana kuko ukunda Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mwene Data tuje neza kubw'urukundo ukunda Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.
kumaraso yawe Yesu okizura marama kumaraso yawe mwene data bahiriwe ku rukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Mwene data Enoke kuburukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Reba Yesu kumusaraba uko twatunyagirirwa ubukaraguba amakara wendo musange mwene data ndani kuburukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. yanuchunguza maraso ye Yesu himbazwe Imana ishimwe rwose. iyaremye Yohana kurukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Yesu yambatuye mu byaha atura mu mutima wanjye niwuzuzana mihumure Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso niwe sokwiyeza w'ibyaha narayiyubagije ndera ziyuko ineza izaramba Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso ye Yesu ahimbazwe. mushiki wacu Esperance kuburukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. muze ku isoko y'agakiza maze muyiyuhagiremo irabeza ibyaha byose Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso Yesu ahimbazwe. mushiki wacu Chantal kuburukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe
nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese yanyuzuye umutima sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora mushiki wacu Aline kubw'urukundo rw'Umwami Yesu no kwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen umukiza aranyobora akanampumuriza iyo ngeze mu makuba namwira naso ona nubwo nateguza kandamira akamfasha ahora yitaho iteka ntacyo nzamuburana ahora yitaho iteka ntacyo nziza ntacyo atuma nk'injurufu mfite iryo sezerano nzajya ndirimba itekani Yesu ni unyobora nzajya ndirimba itekani Yesu ni unyobora mushiki wacu Chance kubw'urukundo ukunda Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen tugendera mu mucyo oye kurindagira umukabera w'ijuru ajya kuyobora gendera mu mucyo gendera mu mucyo gendera mu mucyo w'akawimana mushiki wacu Gisele kubw'urukundo ukunda Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen gendera mu mucyo w'ukuri ko mw'ijambo ry'Imana uzayobora iteka ukwizeza Imana gendera mu mucyo gendera mu mucyo gendera mu mucyo mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen tugendera mu mucyo iteka udukumurikira amazu no mu mwijima hose atangaze gendera mu mucyo gendera mu mucyo gendera mu mucyo w'akawimana mushiki wacu nose yatakug'urukundo ukunda Umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen urukundo rw'Imana n'uburyo yakunze ab'isi Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya data twese n'iy'Umwana n'iy'Umwuka wera amen tubatirishe Umwuka wera ukiza twegere
mushiki wacu Berize kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Saa kubaza abaririmbyi ba hano bagiye naririmbyi zo mu yose ry'abari bayi musaza kandi ndirimbo bazi cyari indirimbo bazi bashobora kuririmba nta kintu twari ariko abantu baririmba mpagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso mbona igihugu. mushiki wacu Merine kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. kiza cy'amahoro hakurya ku nkengero haratoshe tuzavugira indirimbo ya Mose tubane na Yesu iteka aho heza nzahagera ryari ko mpawe miriwe mushiki wacu Pascaline kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. hakurya muri byo bibaya aho rumu kiteka Yesu Kristo ni umuzaberu mu cyaha kuri joro igihugu cyiza cy'amahoro hakurya ku nkengero haratoshe tuzavugira indirimbo za Mose tubane na Yesu. mushiki wacu Alice kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. aho heza nzahagera ryari ngo mpabe miriwe zarebana mu maso ryari ndukigamijwe n'igihugu cyiza cy'amahoro kanaro byabana nege ndifugira modoka mushiki wacu Marie Solange kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. mushiki wacu Julienne kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen.
mushiki wacu mukesha Imana kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Kariyo jana ndera kubatizwa n'umuzimu umugore yigeze akora watunganije n'amaraso arugoya kari kwirya shaka ubundi umuzungariza agenda mushiki wacu Jacqueline kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Sugendana na Yesu iteka seuhagiri Yesu watunganijwe n'amaraso arugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera amaraso ye wagejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. mushiki wacu atisa kubw'urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe nanjye ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. ibitunganye wejejwe amaraso ya Yesu arifobide mbigize imitima wejejwe amaraso ya Yesu urukundo ukunda umwami Yesu no kumwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen.